bampaye amafaranga reka turebe ngo wabonaga 11 kuko mu make yose oya ndagenda nkura mu make aha ngo urabura 11 siya 9 do you have time twagiye na ribi 9 abundi wamfashije se twayabara zamfasha 9 man 10 na binga ni 14 16 21 23 33 Rwanda Revenue 18% ya leta 18 uje kwambara Rwanda Revenue ubundi ukoze amafaranga ageze ku bihumbi 30 ugomba kwishyura TVA mu gihe utishyura TVA ukora icyo bita withholding tax ifatwa n'ufite amafaranga ahubwo mukanyura nanyishyuze rent kuko nayakoreye muri show yawe twaje 33 35 37 39 What's up my people, ni Afe Bayo, iyi ni Nyarwanda TV, turi muri Seka Live, so aho tugiye kubana n'abanyarwenya badususurutsa basetsa abantu mu buryo butandukanye. So Nyarwanda TV rero irababereye mukanya. Okay, right, so turi kumwe na Michael biko wayi. Poa baba, niko bien. Nafurahi kuona. Misatsi moya. Mastire. Nawe ibyaro nabyuma mwana ku musatsi. Nabuza handi. Bitema sport wapi byaranze. Umezute wasigiye udahari uhuye mu cyo. Bana nje mazigihe hari gihe swat mani hano mu Rwanda cyangwa nagiye gukora Burundi cyangwa muri Cameroon cyangwa muri Cote d'Ivoire niyo nare mazimisi. Nakoreyo one man show ni Cameroon. Bica kuri Canal Plus. Abantu bamaze imisi bambwira ko bayibonye kuri Canal Plus Pop. Hariho no muri Cote d'Ivoire. Nabwo nagiye gukora indi one man show different nakoze ebyiri. Yes. Uvuyeyo mitangaruka hano mu Rwanda njya ni Burundi. So basically no gushakisha umugati bro. Michael urazwi cyane mu rwenya n'abanzi. Uyu munsi Seka Live urayimenyereye n'ubundi birumvikana. Uyu munsi uri kubona iye picture muri uyu mwaka ya Seka Live. Ubonye n'abantu barimo uyu munsi. Seka Live ubundi nta kintu kinangaje kirimo muri sansi yuko ni ibintu biri kugenda neza cyane bisa neza ata nation the whole team babipanze neza the comedians bakiriwe neza and moreover hariho n'abandi ba young comedians bari kumwe na Merci ba Gen Z benshi cyane kandi babizi nabo so you see jewe ndishimye cyane no kubona mbona nabonye n'abagenzi banje babakomeze nabonye na Atome hari n'abastare benshi n'abantu barabishimye bavuye no mu bihugu byinshi bahuriye hano so that is what comedy does ushira abantu bose hamwe bagaseka bakishima so this is just beautiful I'm happy to be here. All right, so utekereza iki kuri comedy kintu wumva ari nkawe wakongera nk'umunyarwenya ubimenyereye utekereza nk'iki wakongera muri comedy kugira ngo ibashe kugira indi picture cyangwa izindi shusho ibashe no kwambuka andi mahanga cyangwa East Africa ni kuri wowe ikintu twe twakora ubwo nko kuvugana njyewe na Arthur n'abandi ba comedians turi kumwe hano bafite iyo reach kugira tubashe gukora izo links n'abandi ba comedians mu bindi bihugu sibyo nk'abanga babwira byose marababesha nguyu nani cyatuma rero ko turamutunze nk'umukomedi araho tu na transport ninjye wayishuye ahubwo nakundi namwe murabizi ya corona nakundi bada kugira comedy igere ku rundi rwego nibaza yuko nukomeza tugiranira kubana neza n'abandi ba comedians mu bindi bihugu tukaza turohereza abandi ba comedian atari njyewe nyine atari hari Parlement du Rire iri kuri Canal Plus bo baranambaje bavuga ati waduha undi mu comedian w'umunyarwanda uvuga igifaransa akaza agaperforminga bigaca kuri Canal Plus mu bihugu birenga 50 sibyo ubona ari kiye kintu imbogamizi ziye abantu batiyatasa kuvuga igifaransa ese nobwoba kuri wowe biri mu bishaka bita umukomedian ko yajya mahanga wo byumva gute bro kugira baje mu gifaransa nuko bishaka bose araba bakisi bakagira ubwo kubera ntago bajya bagikoresha kenshi muri comedy akabikora mu kinyarwanda cyangwa mu
Cyongereza sometimes. So ni just kwirekura ukavuga uti bana acha nifanye tu kama mbaya ukagenda ukabikora ubundi tu Imana nitanga ibindi. So yari Michael, reka tugushimire man. Asante sana. Wajya kubya kanu kanyu. Wajya kubya kanu kanyu. Nanjye ukubwira ko berewe byatari. Unafurahi tu. Kastile kama golfere na uyu kucheza golf. Bana. Nuko batubeshi. Yari Michael, merci bigi baba. Amazina yanjye ni Nathalie. Nathalie Aketi. Divuge neza cyane nk'umunyarwenya tu. Amazina yanjye nitwa Nathalie. Tuvuze ko uri nanga bamwe barakuzi abandi batakuzi. Aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nanga waje gutembera gusuza famille gutembera mu Rwanda bimeze bite? Naje gusura umuryango no gutembera muri rusange. Tugufatiranye tugusanze muri Seka Live uyu munsi no bwa mbere uje mu gitaramo cyangwa muri comedy. So how is it? Wabibonye gute nawe? Nabyishimiye cyane kabisa narindi guseka mesco. Mesco. Ese ko ufite se? Nawe umumenyereye ibikamera binini. Ukina dutoya? So wabonye performance z'abantu batambutse hariya wabibonye gute? Naje nyererewe ntabwo nazibonye zose ariko izo nabonye zanejeje cyane wana abantu bitabiriye ni benshi byanubwe ntabwo nari ko comedy yitabirwa bingana cyane. Benshi bakuzi nk'umuntu ukunda gukora urwenya rugiye rutandukanye n'icyo uteganya nkawe gukomeza cyangwa wifuza kuzaza muri Seka Live nawe bakora performance? Ni bantu miratsi. Okay. So reka tugushimire uzasubira ryari? Ubu twari kumwe nawe vuba turaza kubakira mu biganiro nawe kirambuye ubuzima bwawe. Mu by'ukuri twebwe turabanyarwenya kandi twatangiye urwenya n'ubu twari twaje mu rwenya mu by'ukuri cyo navuga cyo nuko urwenya ariko rwatuzanye hano mu by'ukuri turabanyarwenya mvuga ko urwenya nkuko wari bivuze turabanyarwenya na hano habereye urwenya. Okay. So uri mu mwambaro umwe utangaje uyu munsi ingofero n'iki ibi bintu wabizanye ko kubita style ko tutakwise no mwana. Ni ukubera ko nanindi bibastinga Gen Z comedy muri Seka Live. Gen Z comedy ni projet batangiye aba stand up comedians bakizamuka aho baza noneho bakora neza tukabashyira kuri platform ya Seka Live. Alright, so ni muroje wari iki umunsi sasa? nizanye nka ni muroje ntabwo nari umujenzi yari James hano hagaze James na Daymakers n'umunyamakuru nge nizanye company shot naje nk'umukomedi muri Daymakers reka twihuse vuba nyivuga cyangwa nawe nkubaze yego kubera icyo ufite ubwanwa bw'umukara nuko ariko meze kubera ko ari umwirabura no kubera ko nigeze umwavoka ise wigira umwavoka noneho show yagenze neza cyane rwose abantu bishimye basetse nawe utaje rwose niba utaho uzaje komeza tubaze ibibazo tukomeze tugusubize. Alright, so reka tugende gutya reka turebe no commitment iri mu banyarwenya uburyo mwihuzamo mugashyira imbaraga hamwe hanyuma nimero shaza kudusubya kibazo hanyuma reka ngaruke kuri Fally vuba uyu munsi wa hostinze Arthur kandi ari wo hostinga uyu mu ikaze kuri stage so you feel umeze turumva umunsi bimeze gute hanyuma turaza goroka mu kanya komeze twagiye mu by'ukuri ndumva nishimye kubera ko ntamuhamagaye kandi nawe yahamagaye kimwe mane nyegera ntabwo uri kumvikana kubera ukuntu uri kuvuga yahostinze nanjye nahostinze kandi ni mbuwe yahostinze. Okay, urumva naho dutandukanye nahostinze wowe wahostinze ubwo njye ndi host kwa uri host kwa wowe ariko byari byiza kuba yagaruye Seka Live njye mfashe umwanya ndamushimiye ntabwo twaduheruka ibintu bisa ariko ubu bigiye kuzajya biza buri kwezi. Nemburoje umeze fresh ndashimira ubu bumwe mufite budasanzwe umenyerewe akenshi abantu bose bakora urwenya cyangwa se n'ababe bamuri mu zindi mpano zigiye zitandukanye akenshi nakunda kuba bari kumwe cyane mwebwe muza gute imbaraga kuri mwebwe hanyuma umyira ishusho n'uru rugendo rwanyu muri comedy let's go man yo buriya guhuza imbaraga ni ikintu cya fresh duhuza imbaraga iyo dukorana iyo buriya umufaransa yaravuze ngo niyo faire force hari imbaraga menshi afite nanjye hari izo mfite iyo tuzihuje dukora ibintu bya hatari niyo mpamvu dukorana ni byiza cyane kuri twebwe. So hari abantu batari imbere bamenyerewe muri comedy tubonye bashyashya byabatwe imbaraga zingana gute se cyangwa wabasha kubavumbura gute? Gen Z comedy ni platform y'aba young comedians abantu bakizamuka njye n'abashatse nkora casting umuntu wese uyumvamo iyo taraturaga nyuma yo kumwakira
tukamuha stage twabona ashoboye nibwo atsindira kuza muri Seka Live akanagaragariza abanyarwanda benshi kandi iyo Genzi kwanza namwe mujya muri kabiri mu kwezi yo kuwa kane w'icyumweru cya kabiri cy'ukwezi n'icyane abari kuwa kane hanyuma tukazita abakomediye nimwe yayikozemo kwinjira bari bitanu ukaza ugasetswa n'abana b'abanyarwanda nyuma kujya mugaburira muri Seka okay alright so reka tugaruke ku nimuruje uyu munsi uri kubona shusho yawe muri comedy na performance yawe y'ubushize yo mu byagiye bishira uyu munsi niye picture urimo kubona uyu munsi ni experience nziza uko tuza muri Seka Live nk'igitaramo ubu ngubu ni igitaramo kinini ni sawa abantu baje nabikunze twakoreraga twakoraga muri hoteli itandukanye n'iyi ngiyi aho naho tugeze naho ni heza abantu ni beza baraza kandi bazakomeza banaze n'utaje amenye ko yahombye cyane rwose ni nko guhisha iduka utaza muri show ya comedy ariko kandi ibintu bizakomeza kugenda neza sinzi niba ibintu ndi gusubiza bijyanye n'ibyo mbajije hari igihe umuntu aba atari seriye neza mu mutwe ariko ibintu ni neza cyane ariko hari umugani wo mu gifaransa yavuze wakigiye mu gifaransa nakigiye mu ntuze nakize mu ishuri nyiga no mu ntuze no mu gitabo cyitwa la livre yabigiye mu gitabo n'ishinzwe kitwari urakoze cyane hanyuma abantu babitegamikiye muri ibi mutwitegemo agiye gushya wagarutse bwa muvuyeho imuhira covid yari yaduhejeje ariko ubu noneho hagiye gushya ko agiye gushya nawe ukunda guseka Genzi irahari Seka Live irahari mujye muza gushya mbere kujya ku musozo gatoya freestyle amasegonda 10 ya comedy simara ubu niwasetse ariko arimo aratwiba we wanarebye show twagusekeye ababwira ibintu twamubwiye ntabwo subiramo brand wakurikiye wakurikiye polisi wowe polisi nene tuzabiganiraho mu matsinda reka mbere bimeze bite ben cyane sawa cyane fresh Prince je ntabwo ngiye kubeshya uje kuvuga ntabwo ngiye kubeshya ntabwo yabyererana kuva komedi yaza muri uru Rwanda ndakeka kugeza inarangiye I swear respect this man iyi niyo stage ya mbere ngiye mbonye nanjye ndi umukomedi ariko niyo stage ya mbere mbonye nkavuga ni this is comedy you are legend uzagende kuri moto pese thank you kabisa sana bampaye amafaranga reka turebe ngo wabonaga igihumbi 11 kuko mu makezi oya ndagenda nkura mu make aha ngo urabona igihumbi 11 siya 9 do you have time twagiye na ribi 9 abundi wamfashije se twayabara zamfasha 9 man 10 na binga ni 14 15 21 ugiye kwambara Rwanda Revenue ubu ni ukoze amafaranga ageze ku bihumbi 30 ugomba kwishyura TVA mu gihe utishyura TVA ukora icyo bita withholding tax ifatwa n'ufite amafaranga ahubwo mukanyura nanyishyuze rent kuko nayakoreye muri show yawe twagiye 3 3 3 5 3 7 3 9 4 1 4 3 4 5 4 7 4 9 none gisekeje 61 muri kubona ko arimo za 5 nkeya nizi ni za 2 nyinshi izo za 2 ni DJ PS wazimpaye izi zose za 2 zose zirimo nimo ndibaza umwanya yafashe kugira ngo agende abwira abantu babwire ngo mumvunjire za 5 mumereze za 2 nzagenda ntanga himwe imwe yaraziko kuri buri muntu azajya agenda hemuhereza imwe yengeze hazimpa zose niki wabayeho cyangwa Inyarwanda ni iwacu kabisa n'abana beza ariko
Okay. Ibi ni ibyewe. So, uriho byakiriye ute performance yawe? Ndishimye cyane 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 ariko this is my first performance since covid irimo abantu benshi nazikoze no kwa Merci ariko nibwo bwa mbere yarimo abantu benshi cyane kabisa yeah. So urebye difference y'ubushize n'ubu ngubu ukuyemo amafaranga urabona bimeze bite? So Rusine ubu ngo aragaruka ameze ate muri iyi minsi tukwitegeke wa mugani? Rusine mbonye cyatandukanye na kera Rusine abantu baramuzi abantu bari kumuha umwanya ngo bamwumve sibyo nubwo baba batazi ibyo agiye kubabwira tu urabona muri gutangira comedy bisaba kugira ngo banze ubemeze ugitangira noneho nyuma rero bakwizera iyo bakutakuzi rero ngewe ngize amahirwe nyine nsanga banzi ariko nanone nanjye ntago mbatenguha ngiye bazi ko kuri stage ngiye bwa mbere ikintu nkora no kubyina kandi good dances kabisa pana byano yo kuyangu nyine dances zo mu kabare kabisa nkora rihaso nyine kubyina zo kubyina nkihugura maze kubyina rero ubwo performance nayo ari nziza wabibonye reka ngaruka kuri DJ Pius igihe yagwaga amafaranga gutera amafaranga umva gumeze ute ubundi byaje bita kuyenga umutero je kubundi nyine ni part of comedy iyo ushaka kugira ngo ufate attention y'abantu uvuga umuntu urimo aho ngaho biragoye ko navuga KDB adahari hari n'abatamuzi kurushwa navuga Pius yicaye aho ngaho wenda ntinkore offensive jokes ariko nka making sure yuko ndi kumuvuga kandi ari umuntu w'umucelebrity abantu bose bazi nicyo babwira Pius umaze kuguha inota ubundi waje ufite angahe kutamage mutari wazaje n'umutari ndamushimira cyane I'm a big fan of him n'ubundi no mu busanzwe rero byanshimishije nawe muntu wa mbere mu Rwanda ushobora kutanza amafaranga kuri stage biratumenyereye Bugande na za Kenya ubu ntabwo bisanzwe bimenyere ko muri comedy batanga amafaranga bwa mbere mbibonye kabisa alright so reka tugushimire bro merci oya ntabwo birangiye man na interview yarangira gutya wangu akero nabisigaye uri fake uretse gatura uri fake aho ngaho bishobo tuberanye tugiye gukomeza tubivuge khira bitabire by the way Ofe Bayo niwe muntu wa mbere wankoresheje interview akankura ku mutima nkarira oyo butara guseye kuri ubu ntago nanyiye kuvuga ngo narakuze ariko kurira ntago bivuze kuri umwana so before ko tunasoza tugana ku musozo tunakure kure wenda ugenda mu bindi ufite project ziri imbere ufite byinshi uteganya imbere niki kikuraje ishinga muri ibi ikintu cya mbere ni ukurangiza amashuri yanjye mu mwaka wa 4 mu ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe n'ubumenyamuntu clinical psychology yego icyo ni kimwe ndandika igitabo cyanjye muri uyu mwaka ikintu cya kabiri ni uguha umwanya wanjye munini radio sigaye nkora kuri radio Power FM ya Austin so kubiha umwanya cyane nanye mu minsi iri imbere ukazambwira ati presenter how are you ese ubundi presenting no gukora kuri radio no gukora comedy bihuza gute ibyo bintu birahura n'ubundi ko nyenkora muri daybreak show breakfast nkorana na Brenda na Dagusi noneho ngiye nkambamo nk'umunyarwenya cyane Austin buri agende kuvuga agacuzinga mu ko umunyarwenya benshi twari dusanzwe tuziranye natwe dusanzwe dukorana kuri radio yakoreragaho mbere n'ubundi twarakoranaga so rero arande baravuga yugaye kinakubwira ngo ariho uzariho mereze no opportunity nibinde mfite icya gatatu ni gukora n'ubundi performance nziza nk'izi ngizi muri stand up nkanarushaho nkanagerageza no kuba nabonye ko nakongereza ngerageza aba nakora nanjye Uganda nakora Kenya nakora icyanyuma no gukora ubwo nakorana na Clapton tugakomeza tugahereza abantu content nziza kandi kuri YouTube so reka tugushimire cyane thank you so much uraje muri byose man